Yesu ashimwe. Turashimira Imana cyane kubw'uyu munsi mwiza Imana yagiye kuduha. Ni umunsi udasanzwe kuba twongeye kuba muri studio za Church Preparation TV. Dushimira Imana cyane kuba iki ari igihe cyacu duhaye kugira ngo tubashe kuyivugira, kugira ngo n'abatayizi bayimenye cyane. Rero uko mutureba aha ngaha turi abakozi b'Imana, Imana yihagurukije muri iki gihe cya none. Mu mazina yanjye nibanyita Pastor Gasimba Justin. Abandi umuntu Imana yagiriye neza, yampaye agakiza Pastor. Amen. Yampaye agakiza, yankuye mu byaha, irantoranya, ishyiraho ubuntu bwayo. Urabona aha ngaha kugira ngo mpeshe abantu umugisha, bashe kuvuga ijambo ry'Imana ku bantu batayizi bayimenye, ndetse n'abayimenye barusheho kuyimenya. Rero ni ubuntu Imana iduhaye. Rero muri izi studio za Church Preparation TV, ibumoso bwanjye ndi kumwe na Pastor Odongo James. Ngira ngo sibwo bwa mbere yageze muri izi studio. Ni inshuti yacu, umukozi w'Imana dukunda, umukozi w'Imana Imana yahamagaye yatoranyije, yari yamukoresha ibintu byinshi muri iki gihugu ndetse no mu mahanga. Rero n'uruhande rwanjye tukaba turi kumwe na Apostle Margaret, nawe ni umukozi w'Imana. Ngira ngo benshi hari abo yagiye abwiriza ubutumwa bwiza, ndetse bamwe bamaze guhinduka nabo kuba abakozi b'Imana. Rero duhawe ubuntu bwinshi rero. Tukaba turi kumwe na Pastor Odongo James. Yes. Tukaba turi kumwe na Apostle Margaret. Amen. Imana rero ibaha umugisha cyane. Rero ikituzanye muri studio ni iki rero, turashaka tubagezeho kugira neza ku Imana. Imana ni nziza. Turashaka twibutse wewe mwene data, Imana ni nziza. Kandi uri mu bantu Imana ifitiye umugambi. Imana ni wowe uri Kristo. Uri Kristo cyangwa uri ku rutonde rw'Imana ishaka kugirira neza. Niyo mpamvu turiho tuguhamagarira kugira ngo ubashe kumva, ubashe kumenya icyo Imana ishaka ku buzima bwawe. Rero Imana ibaha umugisha cyane. Tudatinze tugiye gusenga. Dusengere gahunda, dusengere uyu mwanya kugira ngo n'abadukurikira n'abazumvira ijambo rizagira icyo rikora ku buzima bwabo. Kandi nizera neza ijambo ry'Imana riratangaje. Ijambo ry'Imana ni imbaraga. Ijambo ry'Imana ni inkota. Ijambo ry'Imana rirahindura rigakiza. Haleluya. Ririmo ubwiza, ririmo imbaraga zidasanzwe. Rikiza indwara, riraruhura, hari abarushye. Ni umutsima utunga ubugingo. Rero Imana ibaha umugisha cyane. Reka twakire Pastor Odongo asengere gahunda. Imana ibaha umugisha, turakwakira Pastor. Nakoze cyane Pastor Justin. Uyu mwanya ni umwanya udasanzwe, kandi gusenga nibyo birimo bifite imbaraga. Igiye gusenga kugira ngo Imana ibashe kuza guhumuriza imitima y'abadukurikiye binyuze mu ijambo ry'Imana, ndetse n'ijambo ry'Imana rigende rikiza imitima y'abantu. Reka twubahe Imana dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, twongeye gushimira muri iki gitondo udasanzwe, umunsi udasanzwe waturemeyemo ngo tuwishimiremo kandi tunezererwemo. Tugushimiye ku mpano y'ubuzima wahaye twebwe tugiye kubikoresha mu biganza byawe muri uyu mwanya, ndetse n'impano y'ubuzima wahaye abagiye kudukurikirana. Uwiteka Mana yacu, ntago twageze ku uyu munsi kubw'impanuka, ahubwo turi mu mugambi wawe. Turasenga kugira ngo muri uyu mwanya ubwo ijambo ryawe rigiye kuba rivugwa, Data uduhishurire, ufungure ibitekerezo byacu, uduhe gusobanukirwa neza impamvu uyu munsi turiho, kandi hari abatambutse batakiriho kandi bari bafite ubuzima nk'ubwo dufite. Dusobanurire impamvu tukiriho kugira ngo Mwami twe kubaho nk'abapfuye kubaho gusa, ahubwo tubeho kubw'umugambi wawe, kandi tubashe gusohoza umugambi wawe kuri iyi si mu izina rya Yesu. Kugira ngo igihe nikigera Mwami natwe ukaduhamagara, tuzaze twashoje icyo twabereyeho gukora kuri iyi si.
turagushimye kubw'abakozi bawe turi kumwe Apostle Margaret ndetse na Pastor Justin. Mwami tugiye kubikoresha mu biganza byawe, data turabura kugira ngo ugaragare, turaceceka kugira ngo wivugire, turajya ku ruhande kugira ngo wowe uze ukore imirimo yawe. Data duhinduka akanwa kawe tukuvugire, nidusoza izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu. Ujye ugenda inyuma y'ijambo ryawe ukarikomeresha ibitangaza n'ibimenyetso. Data ijambo ryawe ubwo rigiye kuba rivugwa, reka urigende inyuma. Abadukurikiye bose baba mu Rwanda, baba muri Afurika, mu bihugu bitandukanye, haba muri Aziya, haba muri Amerika, haba muri Australia, ijambo ryawe rigende ribakize, ijambo ryawe ribabohore, ijambo ryawe ribabature, ijambo ryawe ribamurikire, ijambo ryawe ribahe icyerekezo, ijambo ryawe ribahe ibyiringiro, ijambo ryawe data ribakomeze, ijambo ryawe ribabature data, ijambo ryawe ribazure Mwami Yesu mu bibazo byose babamo bisa naho byabishe. Witeka Mana Nyiringabo, urigende inyuma ubabohore kandi ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami, urakoze data ko wumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Imana igomba pastor kandi turashima Imana yuko Imana ariyo kwizerwa. Niyo yavuze ngo iyohereza ijambo ryayo ikaba inyuma yacu. Turizera rero muri iri jambo hari uwo rigiye gukiza muri uru Rwanda, muri Afurika, Aziya, Australia na Amerika. Ko ni Imana ishobora byose. Ngo ni Imana ya hafi na kure. Ni Imana ibera hose cyane. Ni Imana itangaje pastor. Ijuru iriyo, mu isi iriyo, inyanja mu nyanja iriyo, mu mashyamba. Mu Cyongereza ngo he fills the whole universe. Yuzura ahantu hose. Amen. Rero tudatinze, ubushize twari twavuze ngo kuba Bibiliya cyangwa se kuba Bibiliya igenda. Twaje gusanga rero bene data yuko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, ni ibyanditswe byahumetswe n'Imana, ni ijambo Imana yahaye abari ku isi kugira ngo babashe kuyimenya, babashe kuyishurirwa, kuko Imana ni umwuka. Ntabwo tubasha kuyireba nk'uko turashobora kureba umusozi cyangwa ikintu runaka. Imana ni umwuka, kandi abayisenga bagomba kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Rero ni ijambo ryayo. Imana yemeye gutanga ijambo kugira ngo abayimenya, abayikorera, abatayizi bayimenye biciye mu ijambo ryayo. Kandi ijambo ryayo ni kuri. Kandi ijambo ryayo ni kuri. Rero ni ukuri kw'Imana. Mu isi hari ibitabo byinshi bitandukanye byanditswe n'abahanga batandukanye, birahari byinshi, ariko Bibiliya niryo jambo ry'Imana ribasha gusobanurwa, ribasha gusobanura Imana yaremye isi n'ijuru. Imana itabonwa ariko tukayibona mu ijambo ryayo. Rero uyu munsi rero tudatinze tugiye kureba mu gitabo cy'Abaroma. Tugiye kureba mu ijambo igice ni 12 duhereye umurongo wa mbere hariya. Haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariho kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza imenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Yesu ashimwe cyane. Avose wabyumvise iryo jambo? Ingira ngo ni Pawulo yandikiraga Abaroma. Ntabwo se wababaza ubu ijambo yandikiye Abaroma gusa rikagarukira ku Baroma? N'abandi bazaza nyuma y'Abaroma n'abazizera. Iyo erega muri kirya gihe
nka Paul yandikiraga itorero ry'Abaroma ariko atavuga ngo arandikira Abaroma gusa ahubwo no kuvuga ngo yandikiraga abari mu isi yose kuko yarazi neza yuko bizasomwa n'abantu bose ariko muri icyo gihe yandikiraga Abaroma ariko iri jambo yandikiraga Abaroma ni abantu bigeze kuyobora isi bakoloniza isi yose bayoboraga isi yose ni ukuvuga ngo hari n'igihe yandikiraga Abaroma ariko azi neza yuko ko bayobora isi n'ubundi bizagera ku isi yose mu bihugu byose kandi dufite byinshi duhuriraho n'Abaroma dufite byinshi nk'abanyarwanda duhurira nk'Abaroma bitandukanye nenda twagenda dusesengura ko umuntu wese rega abantu benshi nubwo tuba mu mico itandukanye ariko imico y'abantu yenda gusa hirya no hino ku isi. Amen. Yesu ashimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana bene data. Paulo yandikira Abaroma ngira ngo poso abantu ngo yandikira ngo mutange imibiri yanyu ibitambo byera. Ashaka kutubwira iki muri base? Kugira ngo ndikureyo neza nge ndumva nifuza kuryisomera murakoze cyane kunyihanganira. Hejuru haravuga ngo imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. So yandikiraga Abaroma b'Abakristo. Azi neza ko hariho abandi bakristo bazavuka nyuma yo kumva bene ayo magambo y'Imana. So none haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. So kugira ngo Paulo abwire Abaroma ngo mutange imibiri yanyu mbere na mbere hari ibyaha bikorerwa mu mibiri y'abantu. In fact ibyaha byinshi dukora hano mu isi bikorerwa mu mubiri. Reka dufate wenda dukoresha umubiri. Dukoresha umubiri. Amen. Okay, wenda tugarutse kuri ka kantu pastor tujya tuziranyeho umuntu akozwe n'ibice bitatu. Hari umubiri, hari umwuka, hari ubugingo. So umubiri rero nicyo gice kiba hagati y'ibi bintu byombi. Ubugingo buba buri mu mubiri n'umwuka uburihe uburi mu mubiri. Haleluya. Ndashaka kugakurayo neza cyane. So uyu mwuka rero ukurura umubiri n'ubugingo bugakurura umubiri byose birashaka kuwukoresha. Noneho iyo umwuka wakuruye umubiri cyane wasobye ijambo ry'Imana wasenze wuzuye mwuka wera uri muririmba ukijijwe wirinze wera imbuto za mwuka wera icyo gihe umubiri wawe uba igitambo kizima cyera kandi gishimwa n'Imana. Ariko iyo ubugingo bwa control mu bugingo harimo ibintu bitatu turabiziranyeho, hari amarangamutima, hari ibyiyumviro feelings, harimo n'ibitekerezo. So iyo uretse ibitekerezo byawe bikagukontrola ukareka amarangamutima bakagukontrola ukareka ibyiyumviro byawe akaba ari byo biyobora ni ukuri pe ujya ukisanga urimo gukora ibintu bibi gusa. So niyo mpamvu rero Paulo abwira Abaroma arababwira ati ndabinginga bene data muri Kristo Yesu. Nanjye mboneraho kwinginga abarimo kutureba kuri iyi video cyangwa YouTube video muri Church Preparation TV ni ukuri pe ndabinginga nanjye ngo dutange imibiri yacu. Imibiri yacu rero iyo yabaye ibitambo byiza kandi bishimwa n'Imana ni ukuvuga ngo iba yatangiye gukora iby'Imana ishaka. Imibiri yacu iba yayobowe n'umwuka wera nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Haleluya. So iyo tumaze kuyoborwa rero na mwuka wera tukaba mu mwuka imibiri yacu ihinduka ibitambo, ihinduka ibintu bikora ibyiza. Iyo ntekereza neza, iyo natuje akanwa natura amagambo meza, iyo mfite amarangamutima yanjye anyobora mu byiza ntabwo ntwara mu byaha. Imana yacu ishimwe cyane. So ni ukuvuga rero ngo yingingaga Abakristo b'i Roma. Kubera iki? Kuko Abakristo b'i Roma iyo usubiye mu mateka bari abanyadini. Buriya rero ntabwo turi buvuge ku idini cyane kuko ni mwene wacu cyane mugenzi wacu n'umuturanyi. Ariko iyo umuntu ari umunyadini umwuka ayobora gakeya kuko hariho imihango y'idini, hariho imigenzo y'idini, hariho imikorere yacu, hariho uko twe twumva ibintu n'uko tubibona.
uko niko tugenda nk'abanyadini. So iyo rero umuntu yabaye umunyadini cyane ntabwo umwuka wera abasha kumukoreramo cyane, akoreshwa ayoborwa n'iyo mihango n'iyo migenzo n'ayo mabwiriza bahawe nk'idini, noneho bakaba ari byo bagenderamo. Noneho ayo mabwiriza menshi iyo turebye ku amategeko menshi yategetswe Mose mu butayu, ayamutegekera mu buryo bw'umubiri, ntabwo byari mu mwuka muri icyo gihe, ariko barayumviraga bakayakurikiza mu mubiri. Noneho rero iyo turebye ku mihango y'idini n'amategeko n'amabwiriza, dusanga ari ibintu bishobora gutuma umubiri wawe wisanze wacumuye. Urugero, urumva ufite inyota kandi wowe ntabwo umenyereye kunywa fanta nk'izi ngizi zacu. Wowe rero urishakira ka rikeri, urishakira ka mitsingi, urishakira ka pirimusi. Izo nizo nzi, niba hari izindi zirenzeho simbizi. Noneho umubiri ukakuyobora, ukagenda ugafata mitsingi ukayinywa, mu kanya gato cyane ukaba wasinze. Ubwo se umubiri wawe wabaye igitambo cyiza kizima kandi cyera? Oya. Noneho cyangwa se ukumva uguwe neza, wariye wahaze, ukumva ukeneye umugore mwakwishimana, cyangwa umukobwa ukawukeneye umuhungu, ubwo umubiri ukabugize ute? Urogushoye mu busambanyi. So noneho Pawulo aravuga ati ndabinginga mureke dutange imibiri yacu, mureke imibiri yacu iyoborwe n'umwuka wera, mureke imibiri yacu ikontororwe n'amarangamutima yuzuye umwuka wera, ikontororwe n'ibyiyumviro byuzuye umwuka wera, ikontororwe n'ibitekerezo bitekereza ku ijambo rya Kristo. Ubwo nibwo tuzabasha gukorera Imana mu buryo bukwiriye, nibwo imibiri yacu izakorera Imana imirimo ikwiriye. Amen. Urakoze cyane. Haleluya. Haleluya. Yes. Imana idumisha cyane. Amen. Ngira ngo Pawulo uyu nguyu pastor yarashingiye ngira ngo ni ukumenya ko Imana ari iyera. Yego. Kandi n'abayisenga bagomba gusenga bejejwe, batunganyijwe, yego, batuye ahera. Kuko biri mu itangiriro biratubwira ngo reka turebe umuntu usa natwe, ufite ishusho y'Imana. Bisobanuye rero Imana ishaka nanone iracyakurikirana wa muntu pastor uhereye mu itangiriro. Impamvu y'ubutumwa ni ukugira ngo bashe gutunganya umuntu Imana yaremye abashe gusa n'Imana. Siko bimeze. Rero tukiri aha ngaha James uri aha ngaha ufite ubuhamya, uri aha ngaha n'intego nyamukuru y'uyu munsi ni ukugira ngo tugezeho ubuhamya bw'aho Imana yagukuye, bw'aho Imana yagusanze. Noneho twabihuza n'iki cyanditswe, urubyumva nk'uko Paul yandikira Abaroma, ariko tusanze ko yandikiraga isi yose. Kuko hari abavuga ngo ubutumwa niba ari yandikira Abaroma, Abanyarwanda sindimo, Umugande sindimo, cyangwa Umukongomani. Ariko turashaka twibutse ngo ijambo ry'Imana rihera ku muntu rikagera kuri bose. Nk'umuntu rero Pastor James wagenderewe n'Imana, ngira ngo ubushize wari bavuzeho ukuntu wari mu buzima bw'umwijima, ubuzima bw'ibyaha, ariko Imana iragusanga kugira imbabazi gukurayo, arangije atanga umubiri we. Imana yagusanze umubiri wawe warawuhaye Satani, ariko iravuga atoya tewe haraho naguhamagariye. Ndashaka rero bihuze n'iri jambo ndetse ukomeze n'ubuhamya, kugira ngo abateze amatwi cyangwa n'abazumva ubutumwa bazamenye yuko nta Imana yacu ishobora byose. Hari imbaraga zihindura, nta hantu Imana itakura umuntu. Hari abantu bashobora kuba baricireho iteka, jye nabaye umusinzi, jye nabaye indaya, jye nabaye umujura, jye nabaye umurozi, jye nabaye iki. Ahari ntabwo Imana yangira imbabazi, ariko nashaka tuvuge ku neza y'imbabazi. Imbabazi z'Imana. Pastor karibu sana. Murakoze cyane Apostle Margaret ndetse na Pastor Justin kubw'iki kiganiro cyiza cy'imbaraga zihindura. Imbaraga zihindura. Iyo tuvuze ku mbaraga zihindura, tuba turimo kuvuga ngo hari uguhinduka kwiza, hakaba no guhinduka kubi. Ariko uyu munsi imbaraga tugiye kuvugaho zihindura ni imbaraga zifata umuntu wari mubi
zarangiza zikamugira mwiza. Kandi naje nsanga nta muntu n'umwe uvuka ari mubi. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese avuka ari mwiza. N'ikigaragaza yuko umuntu avuka ari mwiza ni ukubera ko buri muntu wese yavutse abantu bavuza impundu. Nta uvuza induru bavuga ngo tugushije ishyano tubyaye umujura, tubyaye umusambanyi, tubyaye buri muntu wese biza nyuma, iby'ubusambanyi biza nyuma, ubwicanyi biza nyuma, ibyo byose biza nyuma. Ni ukuvuga ngo Imana yo itanga impano nziza. Buri muntu wese yavutse ari mwiza. Originality yacu cyangwa se inkomoko yacu, twaje turi beza, twaturutse mu biganza byiza Imana, turi beza. Ni nayo mpamvu wavutse wese bavugije impundu, imiryango igaterana mu muco wacu bakamuhemba. Nanjye mvuka mu rugo barabahembye. Ntabwo bari bazi yuko nzavamo umujura, ntabwo bari bazi yuko nzavamo navutse ndi mwiza. Ku buryo nkivuka ngewe navutse nkurikira abakobwa 4, hanyuma papa aravuga ngo uyu si umwana wanjye uvutse ahubwo ni inshuti yanjye. Ahita anyita kamarade. Kamarade mu gifaransa bivuga ngo c'est mon camarade, ni inshuti. He is my comrade. Comrade mu cyongereza. So urumva rero ntabwo yari azi ko abyaye umuntu uzavamo umujura, ntabwo yari azi ko abyaye umuntu uzica naje uzakora ibibi. So naje ndi impano nziza. Urabyumva neza. Nawe uduteza amatwi aho uri hose, wavutse uri mwiza. Wavutse uri mwiza, waje impano nziza. Ibyo urimo uyu munsi ntabwo ari ko waje, ni isi yaguhinduye, ni ubuzima bwaguhinduye. Ariko Imana ishaka buri gihe cyose kuzana impinduka mu buzima bwacu kugira ngo dusubize ku mwimerere wo kuba abantu beza nk'uko twavutse turi beza, bashimwa n'Imana. Iyo umuntu aba mubi, ntabwo aba mubi ku mutima gusa, ahubwo aba mubi ku mutima bikagaragarira no hanze no mu mubiri. Umubiri ukabishyira mu bikorwa, ugateza ibibazo abantu. Ni nayo mpamvu ubu butumwa dusomye bwo Paul yandikiye Abaroma butareba Abaroma gusa, ahubwo burareba abantu bose, nubwo bwari bwandikiwe Abaroma, kuko natwe tubwisangamo, kubera yuko ibibazo Abaroma bari bafite nibyo abantu bose usanga bafite n'uyu munsi, nibyo abantu bafite. So no kuvuga ngo uyu nguyu tugiye kuganira ntiwiyumvemo ko Paul yandikiraga bene data. Bene data, iryo jambo bene data ni abari bamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Hanyuma iyo bamaze kuba bene data baba babaye abana b'Imana. So nta muco w'abana b'Imana wo muri Roma, wo muri Aziya, cyangwa se wo muri Amerika cyangwa muri Afurika. Umuco w'abana b'Imana ku isi yose ni umwe. Ni ukuvuga ngo rero birareba abantu bose bizeye Kristo Yesu, bakamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ndetse bukareba na ba bandi batarakizwa, kuko ibibazo by'umubiri nabo barabifite, kuko nabo bavutse batabifite, ariko isi iza kubahindura, batangira kugira ibibazo by'umubiri. Kandi Imana irashaka kubabohora muri ibyo bibazo by'umubiri, irashaka kubakurayo, kubera ko umugambi w'Imana ku mubiri w'umuntu ni ukugira ngo uhinduke urusengero rw'Imana. Kandi Imana ni yera, n'urusengero rwayo rugomba kuba ari urwera. Kandi urusengero rw'Imana ni imibiri yacu. Ntabwo ari amazu yubatswe. Ariko pastor, hari ukuntu abantu bajya batinda kumva ibintu. Ubundi twaramutse dusanga za kiliziya. Noneho abantu bakumva ngo hariya iriya nzu yubatswe n'amatafari, ndetse bagashyiraho amabati, bagashyiraho amategura, biterwa ukuntu iba yubatse. Noneho bakumva ko iriya ariyo nzu y'Imana. Aho rero niyo twese twapfiriye.
niho twese twapfiriye naho abantu haritirirwa. yes buriya abantu benshi bamaze kugenda bavuga yuko hari inzu zari insengero zubatswe nk'insengero mu bihugu by'Uburayi, ariko uyu munsi za zindi zari insengero zabaye utubari, za zindi zari insengero ubu zabaye museum, izindi zabaye casino. Urumva ntabwo urusengero ari inyubako, ahubwo ahantu hose abantu bateraniye bizera Imana, bakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, babiri cyangwa batatu, aho bateraniye hahita haba urusengero. Kuko urusengero ntabwo ari inzu ya yindi y'inyubako yateganyijwe nk'urusengero, ahubwo urusengero ni imitima y'abantu, naho umwuka atuye, kandi ntabwo atuye muri ariya mazu, atuye mu mitima yacu. Yibuka Yesaya pasiteri nakurogoye, muri Yesaya arabaza ngo muse muzanyubakira inzu imeze ite? Na Yesu aza yaravuze ngo abigishwa babonye urusengero, bamurata urusengero rwubatswe mu myaka 40, rwari rwubakishije amabuye y'agaciro, izahabu n'amafeza n'ibiti bikomeye yiturukaga i Lebanoni biheze. Twabigereranya na za ribuyu cyangwa se n'ibindi biti tuzi hano biheze. Rwari urusengero rw'igitangaza. Ariko Yesu arangije abwira abigishwa be, arababwira ngo rwa rusengero mureba umunsi umwe ruzasenyuka, bazarusenya mu minsi 3. Bazarusenya mu minsi 3 abarwujuje. No mu birego bamureze muri icyo gihe bajya kumwica, bavugaga ko azasenya urwo rusengero rwabo. Urabizi impamvu rero abantu muri Yesaya aho uvuze haravuga ngo ijuru ni intebe yanjye, isi ni intebe y'ibirenge byanjye, muzanyubakira nzuki? Muzanyubakira inzu. I can't fit there. No, God fills the whole universe. As I was saying, He fills the entire universe. When you go to the lake, He's there. The Spirit is there. When you go under the sea, the Spirit is there. When you go in the grave, the Lord is there. Everywhere. He is there. He is there. He fills the whole universe. So, ntabwo rero wabona inzu umwubakira ntayo. Imana kuva kera ijya kurema umuntu yamuremye mu mukungugu wo hasi, irangije kurema icyuma nimuhumekera mu mwuka wayo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. So umuntu yabonye ubuzima, ahinduka ubuturo bw'Imana. Icyo gihe umuntu yabonye ubuzima abukuye hehe? Abukuye mu Mana, mu mwuka yamuhumekeyemo. Rero niho bajya bavuga ngo buri kintu cyose gifite aho cyavuye. Twebwe twavuye ku Mana. Nta Mana nta buzima, nta mwuka w'Imana nta buzima. So Imana yifuza gutura muri twebwe. Ariho Paul yavuze ati ngo mutange ibiri yanyu ibi bitambo byera. I beseech you, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Your reasonable service. Nukuvuga bariko kuyikorera mu Imana rwose mugize imitima mishya. Ubwo turajya ku murongo wa 2 aposo. Turimo turavuga ku mibiri, iyo mibiri yo hanze. So imibiri yacu tugomba kuyiha Imana nk'ibitambo. Ibitambo kandi bizima. Ibitambo kandi bizima. Urumva? Bitambo bizima. Byera. Iyo bavuga ukuremo imyanda yose, iyo bavuga kwera ni ikintu kitariho umugayo, ni ikintu kitariho umwanda, ni ikintu kitariho ubucafu, ikizinga. None ukavuga ngo se ubundi umubiri wezwa gute? Kuki uba weze werute? Ujya muri dushe ugakaraba. Ubundi ujya muri dushe ugakaraba. Umuntu udukurikirana ashaka kuvuga se tuba twakarabye, tuba twoze, ni ukuvuga imibiri yacu bakoze iki? Yejejwe ibikeye. Ariko ntabwo ari cyo bishatse kuvuga hano. Ntabwo ari cyo bishatse kuvuga. Ni imbere mu mutima. Ijambo ry'Imana
rifite ibyo ritwemerera gukoresha imibiri yacu.